tegeka bigakomera. Jehova Ire Elishadai Adonai, Imana yiyerekanye mu gihe cya Mose ku musozi Sinayi. Imana yiyerekanye mu nyanja itukura, Abisiraheli bakambuka igihe Farawo yarabatuze. Uri Imana yumva, uri Imana ishoboye, uri Imana ihambaye. Uri Jehova Ire, uri Jehova Rafa, uri Elishadai, uri Adonai. Oh haleluya, ndagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo. Sengeye abana bawe bagiye kunyumva, nanjye ubwanyu ugiye kuvuga. Nabarije n'abanyumva n'abaribo. Ndasenze kugira ngo nkoreshe nk'igikoresho cyawe, abanyumva nabo batega amatwi bayategeshejwe nawe, kugira ngo babashe kumva icyo Yesu niwe rembo. Ni irembo twinjiramo dusohotse mu kigeragezo. Rikaba irembo twinjiramo duhunze ikigeragezo. Ni ugusohoka, ni ukwinjiramo dusohotse mu kigeragezo. Tukinjiramo nabwo tugihunga. Reka nkomeze mvuge impamvu y'iri jambo. Ni ukuvuga ngo ndashaka kugira mbwira abantu ko Yesu ari we rembo. Ibyo wakora byose utizeye Yesu, utiringiye Yesu, pasika byaba ari impfabusa. Kuko Yesu ni we rembo. Turaza gusoma mu gitabo cya Yoshua, tuze gusoma mu Kuva, tubashe kumva icyo Imana itubwiraho. Nibiza gukunda turaza no gusoma muri Zaburi, kugira ngo twumve ese niki Imana idushakaho. Umva kuntu Bibiliya itubwiye. Bibiliya iratubwiye muri Yosuwa 6:1. Umva kuntu havuga. Yeriko hari hakinzwe cyane, ngo kuko batinyaga Abisiraheli, nawasohokaga kandi nawinjiraga. Yeriko hari hakinze cyane. Haleluya. Amen. Kuko batinyaga Abisiraheli, nawasohokaga nta nuwinjiraga. Ndagutangariza amakuru akubwira ko Yeriko bari bafite amakuru yuko Abisiraheli bambutse inyanja igirute itukura. Ayo makuru bari bayafite, bari bazi ubudahangagwa bw'Imana ya Isiraheli, bazi imbaraga Imana ya Isiraheli ifite ko yakamije inyanja, Abisiraheli bakagirute bakambuka. Noneho Yeriko imaze kumenya yuko Abisiraheli bahagurutse kandi bashaka gakondo yabo, Yeriko barakinze cyane ku buryo muri bo ibyo bakeneraga byose babiboneragamo imbere. Nawe ari wemerewe gusohoka Yeriko, kuko batinyaga ko nibaramuka basohotse Abisiraheli babinjirana. Noneho mu gutinya ko babinjirana, bakinga inzugi cyane. Haleluya. Uko muri make ni ukuvuga ngo hari igihe ikigeragezo cyiza kikabamba, kigakinga urugi, cyamara gukinga urugi rw'icyo wifuza n'icyo ushaka kugeraho, kubera ko kizi ko wowe urwana nacyo. Ufite imbaraga, ufite ubushobozi, ushoboye gusenga, ufite Imana wizeye ibasha kukurenza ikigeragezo. Noneho ngo Yeriko hari hakinze, ngo nawinjiraga nta nuwasohokaga. Hari ubudahangagwa bukomeye cyane, kuko iyi Yeriko yari ifite imbaraga. Iyi Yeriko cyari ikintu, rwari urukuta rukomeye cyane, rukoze mu mutarimba, nimvuga ubwo buryo byumve, mu buryo bukomeye ku buryo nawe ari kumena Yeriko. Noneho kugira ngo winjire muri Yeriko, nuko pasika wanyuraga mu marembo. Kugira ngo winjire Yeriko, kugira ngo usohoke Yeriko wanyuraga mu irembo, kuko ntabwo wari kubasha kurira uru rukuta rwari ruri kuri Yeriko rwitwa Yeriko. Ntabwo wari kubasha kugira ute kugurira, nta nubwo babashaka kurumena. Igisubizo kwa nuko Yeriko bakingura urugi, ukagira ute ukinjira cyangwa ugasohoka. Noneho Yeriko bafata umwanzuro wo gukingura inzugi bagakomeza. Barakinga barakomeza, kandi uru rugi rwari rukinze Yeriko, rwari rufite ubudahangagwa, rwari rufite ubushobozi ku buryo nta muntu ubasha kugira ute kurumena nawe. Nabwo ubwabwo rwari rufite gukomera, rukomeye cyane, rufite ubushobozi butabasha kugira ute gukinguka nawe urugize ute nawe urukinguye. Wari umutarimba ukomeye cyane, ariko amasengesho, imbaraga z'amasengesho, power of prayer, zifite ubushobozi bwo kumena uwo mutarimba, kumena ubwo rukuta ruri ku buzima bw'umuntu. Rwamara kumeneka umuntu akinjira, nawe winjira nawe usohoka. Yesu niwe rembo. Rero iyi Yeriko barangije bahabwa password. Imana imaze gutoranya Joshua, igihe amaze gusimbura cyangwa se kuzungura Mose, Imana ihamagara Joshua nk'ingwanyi. Yari afite tekinike zishoboka zose zo kurwana Imana yamwigishije. Iyo ubanye n'Imana neza, hari amatekinike iguha agushoboza kuzahangana n'ibigeragezo byose uzanyuramo.
agushoboza kuzabasha kunesha no gutsinda intambara zose uzahura nazo. Iyo tekinike nta yindi ikomoka mu gusenga. Iyo tekinike nta yindi ikomoka kuri cya kibazo warumbajije utazi icyigisho mfite. Bigaragaza ko umwuka uri muri jye n'uri muri wowe Pascal iri connected, irahuye, kuko wamenye neza ikiri mu mutima wanjye kandi ntabwo nabashije kukikubwira. Iyo ariko rero nawe winjira nawe usohoka, Yesu niwe rero. Yohana yavuze ngo iki? Yohana mu 9:10 niba atari 19 harava ngo ni Jerembo. Uwo ni Yesu wivugaga. Umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira sohoke kandi azabonamo iki? Ubwuri. Amina. Noneho kuko ari we rembo rero, Yesu kugira ngo umene Yeriko nukuba muri Yesu nk'irembo. Noneho Yesu akegera Yeriko, Yeriko ikibwiriza igakinguka cyangwa ikariduka. Nta kindi kintu kizaritura Yeriko nuko utunga Yesu muri wowe, Yesu nk'irembo muri wowe, ukinjirira muri Yesu ukabasha kugera muri Yeriko ukeneye kubonamo icyo ushaka muri Yeriko. Nuko buri hehe? Muri Yesu. Bibiliya itubwira ngo iki? Ku murongo wa 10 haratubwira hati, reka tuhasome 6:10. Joshua 6:10 havuga ngo Yosuwa ategeka abantu arababwira ati, nimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwirira ni nimurangurure amajwi muzahereko muvuge. Imana ikoresheje Yoshua kugira ngo atange message hawe n'Imana ibabwira ngo nibazasakuze mu kigeragezo Pascal, birinde gusakuza, kuko iyo usakurije Yeriko ntago ikinguka, kubera ko Yeriko irakomeye kandi ikindi ifite umutarimba w'urugi rukinze udashobora kumenwa no gusakuza, ahubwo uzaceceke kugeza igihe. Haleluya. Niko ijambo ritubwiye ngo kugeza igihe uzahererwa imbaraga n'ubushobozi n'ubudahangarwa n'uburenganzira bukwemerera gusakuza. Niyo mpamvu maze igihe nuje nta mashusho media njyaho. Urabizi igihe maze twaganiraga ajya gumbaza nakubwira ko mw'iyi minsi ngize ute cecetse. Ntabwo nigeze ndeka kuvugira Imana, nakomeje kuyivugira nkoresheje imbuga za WhatsApp, nyivugira nkoresheje za Facebook, nyivugira nkoresheje kujya mu nsengero no mu byumba by'amasengesho aho nshobojwe. Ariko igihe cyari kigeze kugira ngo iyi saha Imana insohore ingarure kuri YouTube, ariko nzanye amakuru yuko Yeriko igiye kuriduka. Nzanye password igaragaza Yeriko yariyo n'imbaraga zishobora kumena Yeriko izarizwa. Yeriko y'iki kigeragezo cy'Abisirayeli bahuye nacyo suko Yeriko bari bayobewe ko bazayimena. Abisirayeli Imana yabambukije inyanja itukura, bamaze kwambuka inyanja itukura bigirira icyizere cy'uko Imana yabifite iki imbaraga abishoboye, bumva ko Yeriko uko bizagenda kose nibayoborwa n'Imana bazagira ute izameneka. Imitamenwa ikinze Yeriko ikagira ute igafunguka, abantu bakinjira mu gihugu cy'isezerano. Noneho Imana irababwiye ngo batuze baceceke kugeza igihe bazahererwa uburenganzira. Wibuke ko Abisirayeli bazengurutse Yeriko inshuro zinga 6, bazenguruka ku nshuro ya 7, bamaze kuzenguruka none babwirwa kuvuza amakondera, babwirwa gukoresha imuri. Haleluya. Babwirwa kuvuza induru. Mu gihe cy'iminsi 6 bayizengurutse batavuga, bayizenguruka bucece, bagiraga ngo babashe guhabwa imbaraga zigiye kubashoboza guhangana n'ikigeragezo bagiye guhura nacyo. Yesu yabivuze ngo iki? Muri Luka 10 umurongo waho wa 2 n'atari wa 3, Yesu abivuga neza avuga ati, dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. None kuko amaze kuvuga ko agiye nk'abana b'intama hagati y'amasega, bahawe amakuru y'uburyo bagiye guhangana n'ikigeragezo bazahura nacyo. Abisirayeli nabo rero bagiye guhura na Yeriko, bagiye kumena Yeriko, bahawe amakuru y'uburyo Yeriko ikomeye, bahawe amakuru y'uburyo Yeriko ikinze, yuko Yeriko nta muntu yirimo wemerewe gusohoka, nta n'umuntu yirimo wemerewe kugira ute kwinjira. Ikigeragezo cyakujeho gifunga amarembo, gifunga akazi, gifunga urubyaro, kiguteza indwara. Ikigeragezo cyaje kigira inzira nyinshi kinyuramo kugira ngo kiguheze aho hantu. Ariko ndashaka kukubwira ngo nta winjira nta usohoka, Yesu niwe rero. Yohana bivuze neza, Yesu avuze neza ngo nigere umuntu ninjira muri jye. Haleluya. Tesivo la sikebo, azakizwa, azinjira sohoke kandi azabonamo ifamu.
Haleluya. Iyo tuvuga uguri ni ifamu, muyangane impamvu mwesheje ifamu nuko iri zina nguguri kurivuga bitewe nuko umuntu ateye cyangwa se umuntu yaremwe biragoye kumva iri jambo ushaka kuryumva nabi kuko mvuga uburimi. Niyo nimvuga ifamu siyo handitse uguri. Nukugira ngo ubashe kurushaho gusobanukirwa no kumva. Ariko Imana ihamagara Mose yamuhamagaye atazi kuvuga ngo adidimanga, ariko irangije imuha amakuru, arangije agira ubwoba. Uko niko twahamagawe, duhamagarwa tutazi kuvuga. Haleluya. Tutazi kuvuga igihekane ranawa, tutazi kuvuga igihekane ranawa, ariko Imana iduhamagaye dushaka kuvanga ese abantu bazatwumva. Irangije idushyiramo ububasha, idushyiramo ubutware, idushyiramo imbaraga, itwereka ko nubwo icyo tuzakora ari ukubumbura akanwa ikagira ute ikavuga. Umuntu natemezwa n'ibyo tuvuga, imirimo bwa Imana ikora niyo izamwemeza. Ntabwo ari ngombwa ko abantu batwemera, ahubwo imirimo Imana idukoresha niyo izatera abantu kwemera ibyo tugira ute tuvuga. Amina. Amen. Noneho dukomeze kugira ngo ducunguze ubyumwete, twumve icyo Imana dushaka. Zaburi 128 hagira hati, ndashaka kubwira ngo muri za ntwaro zigomba kugufasha, iya mbere harimo guceceka nkuko twabivuze, kabiri harimo haleluya kubaha Uwiteka. Amen. Zaburi bivuze nguki? Zaburi iravuze ngo hahirwa umuntu wubaha Uwiteka wese, haleluya, akagendera mu nzira ze, kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye, apani y'abandi, ahubwo ni imirimo y'amaboko yawe. Hari abantu benshi bajya bagira ikibazo, hari igihe tuzabiganiraho nk'ikiganiro Pascal, bakibaza ngo ese ko Imana ivuga ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, kuko ituza abantu b'abakozi b'Imana bavanga Imana yabahaye gukora nako kuyikorera badakora imirimo y'amaboko, babayeho bate, bazabaho bate? Iki kibazo abantu bibaza, ndashaka gutangaza abakuru kubwira ngo Abanyafurika twize nabi. Twize nabi, nitwamenye yaduhamagaye, nitwamenya misiyo twahawe. Wibuke ko Yesu ahamagara intumwa, yahamagaye 12, arongera aturanya abandi 70, abaha amategeko n'amabwiriza bagomba kugira ute kugenderaho. Mwayo mategeko n'amabwiriza yabaremeye na rasiza abatunga mu rugendo wo kuvuga iki Imana. Iyo niyo nkomoko Pascal y'inyatsi. Ndashaka gutangariza abakuru kubwira ngo abantu bize nabi baregwa nabi. Inyatsi, ndashaka kubwira ngo Pascal, inyatsi turuka mu kudakora ibyo Imana ishaka. Hari inyatsi bakuroga ariko iribasha kuvaho. Iyo dusenze Imana igira ute iyikuraho. Hari inyatsi rero umuntu agira ikeneye counseling y'umuntu wahamagawe n'Imana, wahishuriwe n'Imana. Nkuko ndi kubabwira ngo hari ama password mfite Imana yamaye akuraho inyatsi nago nje kuyavuga. Abazayakenera bazakubwire nongere ngaruke tubivugeho. Ntabwo bamfite. Haleluya. Kuko Abanyafurika twize nabi, turegwa nabi, ndetse sitwe twenyine ahubwo nabitwa ngo baratuyoboye cyangwa baradushumbye, simvuga amazina yabo, nabo bajya nabi bagendeye ku murongo umwe. Dusoma ugaragaza Pawulo icyo yavuze, haleluya, uburyo ngo yabohaga iki amahema, ariko birengagiza ijambo ryavuzwe na Kristo we nyirizi natoranya abantu, aturanye intumwa ze. Iki ni ikiganiro nimugikenera muzambwire, nzaze tukikoreho n'abapasiteri n'abandi bantu bashaka kuzacyumva, kuko iyi saha Imana imagurukije kugira ngo mvuge. Igihe cyo guceceka kirarangiye, ariko nawe nunga urutoki. Icyo ndavuga ni iki ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo ari cyo kinzanye, ahubwo nje kubwira abantu ngo nawe winjira nawe usohoka, irembo ni Kristo. Ubwo muri make byose kubivuga ni ukugira ngo abantu bumve insanganyamatsiko zizakora mu kindi gihe. Uzagira ikibazo no muri komantire zagishyiremo, icyo azashaka ko tuganiraho tuzakiganiraho, kuko iyi saha Imana imagurukije mfite ububasha, mfite ubushobozi n'ubudahangarwa bunyemerera kubwiza umuntu ukuri, ariko namukomerekeje nkamuhereza ukuri kw'ijambo ry'Imana akumva. Haleluya. Bibiliya itubwiye ngo iki? Ngazatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Uyu ni umuntu uba Uwiteka uzatungwa n'umurimo w'amaboko ye. Ababwiza butumwa bwiza rero, ndavuga bwiza, nabo bazatungwa n'ubutumwa bwiza, ariko abatarabwiza butumwa bwiza bazatungwa n'imirimo y'amaboko ya. Bibiliya itubwira ngo iki? Iratubwira ngo kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe, aravuga ngo uzajya wishima kandi uzahirwa. Impamvu abantu babuze ibyishimo ni ukubera ko abantu batakaje kumvira Uwiteka. Ntabwo abantu bacyumvira Uwiteka, barumvira abantu, bakumvira n'indi myuka
Imana irashaka ko twumvira Uwiteka kugira ngo dutungwe n'imirimo y'amaboko yacu. Umugisha uva mu gukora, ntabwo umugisha uva mu magambo. Ceceka usaba Imana iguhereze icyo gukora. Niba ukeneye inama uzaduhamagare, uzadusange. Nukenera ko tubiganiraho, Bibiliya irahari, nanjye ndahari. Haleluya. Kandi nzi ko nituguma mu ijambo, amagambo y'Imana aguma muri twe, tukaguma mu ijambo, nukuri hari icyo Imana izakora. Nashaka kugira ngo ngaragarize abantu ko Abanyafrika twize nabi. Niyo mpamvu isa uzasanga abantu b'Abanyafrika basenga ari abakene Pasika. Abantu b'Abanyafrika basenga nta mugisha bafite. Abenshi bafite inyatsi bategwa n'abakozi b'Imana. Uzabikenera nzabaganiriza ku nyatsi ituruka ku bakozi b'Imana. Muzasanga iyo nyatsi yarinjiye abantu benshi kugeza isaha umuntu araza kugusengera aho kugira ngo inyatsi kuve ahubwo akagusigira indi nyatsi. Bitewe n'iki? No kutamenya no kumenya agaciro k'iki Imana ishaka kuri wowe n'iki Imana yavuze ku muntu w'Imana. Reka dukomeze tudatandikira. Ibi tuzabivugaho ikindi gihe. Ariko nari ndi kugira ngo ngaragaze ko hari abantu bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, hari n'abazatungwa n'ubutumwa bwiza. Ntabwo abantu twese tuzatungwa n'imirimo y'amaboko yacu Pasika. Hari n'abazatungwa n'ubutumwa bwiza. Kandi Imana ubwayo yabwiye Nuze Morodekayi imukoreramo, abwira Esiteri ati genda utuvuganire ku mwami. Arangije aravango kandi naho wakicerekera nta kizabuza Abayuda gutabaho, ariko wowe n'inzu ya so muzagira ute? Muzarimbuka. Pawulo nawe abivuga neza, aravango ntabwo turagakoresha ubwo bubasha kugira ngo tutabera inkomyi ubutumwa bwiza. Icyo ni cyo abantu benshi bagenderaho, ni cyo abantu benshi buririraho, noneho bikarangira inyatsi kwiriye mu gihugu, inyatsi kwiriye mu bantu, ugasanga natwe ubwacu twabaye iki? Twahuye n'inyatsi. Umuntu Imana ikavugana nawe nk'ukuye inyatsi, ya nyatsi ntizaveho. Abahanuzi umwe akaguhanurira, undi akaguhanurira, abapasitori batandukanye bakagusengera, abavuga ubutumwa batandukanye bakakubwira, ariko inyatsi ntigira ute? Niveho. Kubera ko inkomoko y'inyatsi n'impamvu itera inyatsi muri Afurika ntabwo abantu barayime. Nashatse kukubwira ngo impamvu Afurika ifite inyatsi Imana yayimpaye, ndayifite, tuzayiganiraho. Uragira ikibazo tuzayiganiraho. Nimero yanjye uze kuyishyiraho. Uwo ari we wese, kuko ibyo ndi kuvuga ni ibirebana n'ubutumwa bwiza, ni ibirebana n'abantu dusenga. Ntabwo ninjiye muri politike, ahubwo ninjiye muri politike y'ijuru, ninjiye muri politike yo gusenga. Ndi kuvugana n'umuntu usenga, ndi kuvugana n'umuntu ubana n'Imana. Gusa ndashaka kukubwira ngo ibi Imana ivuze ntabwo bireba abantu bakijijwe gusa, n'abadakijijwe hari agace kamwe bafiteho babasha kubona akitwa umugisha, nabo bahabwa iki? Umugisha. Kandi akenshi uzasanga babona umugisha no kuturusha bitewe ni